inyungu ya mbere y'Imana ni ukugaragaza umukiranutsi mu isi y'ibyaha, kandi umukiranutsi akagaragara akiranuka. Wishaka abahanuzi, shaka abanyamasengesho, shaka abagusengera utagendereye ijwi ry'Imana, ahubwo ugendereye abagufasha gusabana nayo. Komeza ukizwe, wihungira ibibazo mu cyaha, aho niho upfira. Ahubwo hungira icyaha mu kibazo, niho Imana ikorera. Ibibazo bitari mu ibyaha ni muri ofisi y'Imana, ariko ibyaha. Niba urambiwe abafotografi bakwicira gahunda utagishaka amafoto n'amashusho atiziye ubwiza n'ishema ry'uwuriwe, gana Timu Kwizera. Umurava n'ubupfura birabanza mu kazi kabo, kandi gukorana na Timu Kwizera uba wizeye ubwiza n'ibyiza mu bunyamwuga mu gufata no gutunganya amafoto n'amashusho mu birori byawe. Timu Kwizera bagukorera live streaming, maze abantu bawe batabonetse mu birori, inama n'ibindi bari kwitabira bakabikurikirana bari aho bibereye nk'aho bari kubikurikirana biri mu cyumba cy'ibiganiro by'aho bibera. Bahamagare kuri 078 025 55 55 maze ucike kuba gukerereza n'abagutakariza urwibutso rw'ibirori byawe. Ijwi ry'umukanguzi. Amahoro y'Imana nshuti z'umusaraba, twongeye kubifuriza ikaze ku ijwi ry'umukanguzi. Amen. Turabasuhuje mwe mwese muri mu bihugu bitandukanye, aho ijwi ry'umukanguzi aho rigera hariho hose. Amen. Mwese turabasuhuje. Hari abashobora kuba bari kutwumva bari mu bihe bitari byiza, mu bihe by'uburwayi cyangwa mu ntambara z'uburyo butari bumwe. Mwese reka tuvuge ngo Uwiteka niwe Mana. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza, ariko bwacya mu gitondo Imana yahinduye amateka. Niba hari uwo wabonye Imana yagiriye neza, kuko ko Imana kuracyakora n'uyu munsi. Si wowe Imana yakwigirizaho nkana, reka mbivuge gutyo. Imana iracyashoboye, kandi ni Imana ibasha kurengera abadafite shinge na rugero. Ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe. Imbere yacu turi kumwe na mwene data Aniseti. Ntituri twenyine, turi kumwe na mwene data Jeanne Kwizera. Ni umukristo. Hari abantu benshi baba bazi ko abakameramani aba ari imirimo yabo gusa, ari abatezi b'ibiraka, ariko keretse umuntu utazi ijwi ry'umukanguzi. Ubundi abantu batazi ijwi ry'umukanguzi badufata nk'abantu bari muri business, nubwo iyi ari show business, n'ubundi ko kuri social media byanze bikunze hari income nziza. Ntabwo tubindyarya ngo tugire, ariko nta muntu ushobora kuhakorera atari umukristo, kuko hari bimwe mu bintu Imana yanga urunuka. Ni abaziritsi cyangwa abenzi ba vino y'ibwami batayobotse cyangwa batemera ubwo bwami. Bikabe rero ku ijwi ry'umukanguzi, kuko niba turi gukangura abandi tugomba no kuba turi kumwe n'abari maso. Jeanne Kwizera niwe twari tuvuzeho, ni umukristo, ni umufotografi, umuntu ufite ubukwe. Ngo koreye publicité ni se. Umuntu ufite ubukwe, ushaka amafoto, ushaka twa highlight, ya numva ariko mutwita nkavuze neza. N'ibikorwa byo gucishaho ego n'ibikorwa runaka mushaka gukora bigendanye no guterura kamera. Umuntu uteruye kamera icyo ayikoresha cyose mushaka, n'abantu bashaka gukora indirimbo, abantu bashaka gukora indirimbo, abantu bashaka gukina amafilime, mukamushaka umukameramani, umuntu uzeditinga. Uyu yitwa Jeanne Montage. Abantu bamumenyereye mu mujyi wa Kigali bazi iryo zina Montage, bararizi rwose. Imana ibaha umugisha. Rero umukristo mwiza. Erega reka mbabwire bene da, niba isezerano risohoye, fata abizera n'abahamya b'isezerano, aba ari bo barigiramo uruhare. Niba ubukwe bukozwe n'Imana, pasitori ni abakijijwe, aba best man baba bakijijwe, abafiye baba bakijijwe, marena bakijijwe, ku buryo utazana umufana w'isezerano, ahubwo uzana umuhamya w'isezerano. Noneho uzane na MC. Nimushaka na MC w'umukristo, ni ukuri mumpamagare mumbahe. Nimushaka n'umusaza, aba basaza babasabira cyangwa basabisha abageni b'abakristo, turabafite we. Turabafite bamuhire Juste, basabisha abageni. Dufite ba MC baryoshye, bagatabaza Fideli. Imana ibaha umugisha.
imana ibaha umugisha. Niba ushaka uwo musaza ukaba ushaka MC, ushaka umukameramani, duhamagare. nawe wisengera nanjye ndahari. N'abasengera ubukwe, okay, n'abasengera ubukwe abakumiriza Marcel arahari, natwe turahari. Yesu abaha umugisha mu izina rya Kristo. Noneho deja n'abashaka gukodesha amamodokari atwara y'ibirori bitandukanye nazo zirahari. Ubuse hakusi ko tubafitiye byose, uhoraho abaha umugisha. Ngo kari kanyuzeho kandi si ugutebya, ibyo ni ukuri. Yesu abaha umugisha. Twari tukiri kwakirana. Yego. Hari abashobora kuba baje ku ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere. Yego. Mbo nawe umazeho iminsi ukurikirana ibiganiro bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi, niba waranyuzwe reka tugusabe ubisangiza abandi. Yakora sheya, ariko hari igitangaza nabonye. Uzi ko abantu benshi bakurikira ijwi ry'umukanguzi batakoze subscribe. Ubwo se nibayikore? Ubwo ahubwo bumva bitari ngombwa. Oya bayikora. Oya, niba bitari ngombwa nibayireke. Nta mpamvu ko sabu ntabwo turi kuzibasaba kugira ngo tujye tubana, ntabwo dushaka kuba profita. Ahubwo mwebwe ni muduprofite. Kuko twebwe tuje kugira ngo tube abanyu. Nimwumva namwe muri abacu mwiyandikishe. Kwiyandikisha nyine ni ugukora sabone cyangwa subscribe. Imana ibaha umugisha. Imana ibahereza umugisha. Reka dutangire ikiganiro dusenga. Reka mbwire bene data turi kumwe muri iki kiganiro, tegura umutima. Tegura umutima. Ngira ngo ni Yesu yabivuze ngo nujya gusenga ubanze ukinga urugi rw'umutima wawe. Yavuze urugi rusanzwe, ariko juste ku rugi abantu babidefinisa mu buryo butandukanye, ariko kandi ari urugi rw'inzu warwugara. Ubundi urugi rw'umuntu zo rwari rwo. Salomo yaravuze ngo ujye wibuka umuremyi wawe iminsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. Avuga barungurukira mu madirishya batarahuma. Yari kuvuga amaso. Yaravuze amaso. Noneho umutima ni urugi, amaso barebera mu madirishya. Kandi ndabizi ko urugi n'umuryango muzi kubitandukanye. Ntabwo yavuze umuryango, yavuze gukinga urugi. Urugi ruba ku muryango. Sinzi niba icyo mukizi. Murakoze. Rero mwugare ku mutima, hanyuma dusenge. Yego, tubahaye ikaze. Mana ihoraho, turagushimiye uwera wa Isiraheli, Imana y'ukuri n'urukundo, wadukunze kera. Ijambo ryawe riratubwira ngo turabo waremye, uturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo abo witeguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya. Kugira ngo twamamaze ishimwe yaduhamagaye. Tukuramburiye amaboko kuri umukiza wacu, kandi urukundo rwawe nirukomeze rusage mu mitima yacu. Dusenganye na bene data udukurikiye arwaye umukize, udukurikiye afite amashimwe twifatikanyije nawe kurambura amaboko kuri Imana y'igitangaza. Kandi n'undi uri mu minsi mibi, duhiganye nawe ko tuzagushima ku munsi mwiza wanyuranyije amaboko ku buzima bwe. Nubwo buryo tugusenzemo none iteka ryose ku bw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibahereza umugisha. Amen. Abera bo mu isi nizo mfura Imana yishimira. Ni ijambo ry'Imana. Yego. Ubwo niba ari imfura, ubwo kubita imfura, imfura it means first born, umuntu wavutse bwa mbere. Yego. Kuvuga rero ngo abera bo mu isi nibo mfura, nuko tuvukana na Kristo tukavukira muri Kristo. Ubwo twabaye imfura ryari? Tuvukana na Kristo tukavukira muri Kristo. Yego. Uti gute? Bibiliya iravuga ngo Kristo ni ikinege cya se. Noneho umunsi mutanga yarapfuye. Yego. Azutse twe turavuka. Yego. Icyo kintu kirumvikana. Umunsi Kristo yazutse asubiye kuba uwase. Yego. Atagipfuye, atakishwe n'amategeko, atakishwe n'imigenzo n'ibyaha byacu yari yishyizeho. Asubiye kuba uwase. Nibwo natwe yatumuritse tuzukiye muri we. Imana ishimwe. Noneho mu mfura zose Imana yashimye ko Kristo ari we uruta bene se, niko Bibiliya ivuga. Ariko noneho tuvukana na Kristo tukavukira muri Kristo Yesu. Impamvu tuvukana na Kristo nuko twazuriwe muri we. Impamvu tuvuka muri Kristo Yesu nuko twabyawe n'amaraso ya Kristo. Noneho kuvuga ngo abera ni bande? Ni abejejwe, of course. Umuntu wera ni uwejejwe. Iyo twejejwe rero n'amaraso ya Kristo, tuba tubaye imfura kubwo kwa kuvuka. Noneho bigatuma tunezeza Imana. Abera bo mu isi nibo mfura Imana yishimira. Imana ishimwe. Ndumva bisobanutse. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ishusho y'Imana mu makuba y'umukiranutsi.
ishusho y'Imana mu makuba y'umukiranutsi. Umuntu uri mu isi, mu isi no mu ijuru ni ahantu hatandukanye, yego kuko mu ijuru nta bibazo bizongera kuba, yongera ngo n'uyu munsi niko bimeze. Yego. Ariko mu isi na Kristo ni ijambo yakoresheje, aravuga ngo mbasize nk'intama hagati y'amasega, nuko mugenda mufite ubwenge kandi mwambaye intwaro zose z'umwuka. Ni ukuvuga ngo isi byanze bikunze irimwo amakuba bitewe n'ijambo Kristo yari amaze kuvuga. byoroshye mu Yego. kinyarwanda cyumvikana kuri buri wese. Irimwo amasega turi intama, Yego. kandi isega ntirisha, Isega ntirisha. keretse irwaye, ntibibaho, irya inyama. Eh. Noneho kandi inyama ni iz'intama. Mm. Ntabwo isega ishaka ihene, Yo ntinashaka n'ibyatsi ahubwo ubwo nabyumvise. ntinashaka ibyo byatsi, irashaka intama. Yego. Bibiliya nayo iravuga ngo cya kiyoka kizerera gishaka uwo Giconshomera. giconshomera. Ikindi cya kabiri, iravuga ngo umujura ntazanywa n'ikindi Yego. keretse kwica, kwiba no kurimbura. Byanze bikunze aho ni mu isi turi. Yego. Yego. Imana ishimwe. Wakomeza ikibazo wari Hanyuma ishusho y'Imana muri ibyo ni iyihe rero? ishusho y'Imana muri ibyo, gufata umukiranutsi akaba mu isi. Yego. First of all, iyo umucyo uri mu mucyo ntugira agaciro. Yego. Iyo ucanye itoroshi ku manywa Mm. ntacyo riba rimaze, n'urumuri rwaryo ntacyo rumarira uricanye. Yego. Ariko iyo uricanye nijoro nibwo umucyo ugaragara. Gufata umukiranutsi babera twari tuvuze bakaba mu isi, biba bimeze nko gufata taburo ugashyiraho ifoto y'umuntu, aragaragara byanze bikunze. Yego. Kuko umukiranutsi mu isi apresenta Imana, Yego. agaragaza Imana. Inyungu ya mbere y'Imana ni ukugaragaza umukiranutsi mu isi y'ibyaha, Imana ishimwe. kandi umukiranutsi akagaragara akiranuka. Ibyo ubwabyo bituma Imana inezezwa na proje yayo yo kurema umuntu, kuko irema umuntu yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe. Uko gusa gutyo Yego. niko guhamya ko Imana ari umuremyi wa byose. Amen. Rero Imana idushyirira mu isi kugira ngo n'ibiri mu isi bimenye umuremyi. Yego. Kuko abari mu isi, abahanga b'abasiyantifike, kugira ngo bamenye Imana, abemera nyine. Yego. Mbibutse ko na ba Newton bari abizera, Yego. nubwo yarwanyije Imana ku bw'amahame yo mu nsengero, ariko nawe yari umukristo burya. Yego. Abo rero basiyantifike iyo bajya kuvuga Imana, abayemera bayivuga bashingiye ku byo yaremye. Yego. Noneho rero ibyo yaremye byo ntibyirebaho ngo bimenye Imana. Ibyo yaremye bimenya abo yaremye, ibaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Yego. Ko ya mirimo myiza muri Kristo Yesu niyo igaruka ikagaragaza Kristo mwiza muri twe. Amen. Bivuze ngo turi ishusho y'Imana mu isi. Yego. Aho niho Imana yungukira gushyira umukiranutsi. Amen. Iri jambo rivuga ngo turi ubwoko butura ukwabwo, kuki mu rundi ruhande dusanga uyu mukiranutsi n'ubundi ababara kandi turi ubwoko butura ukwabwo? Gutura ndagira ngo tubanze turebe ni hehe. Ubwo ndumva ari mu isi. Oya, ntabwo ariho Bibiliya yari ivuze. Ko Bibiliya iravuga ngo abari muri Kristo Yesu Yego. nta teka bazacirwaho. Ni ukuvuga ngo mu isi hari imyuka, Yego. hakaba n'umuntu w'umubiri, hakaba ibiti. Yego. Reka mvuge gutyo. Imyuka yose iri mu isi, umwuka w'Imana akeneye umubiri akoreramo, kuko umwuka ntabaho nta mubiri. Yego. Sibyo? Umwuka ntabaho nta mubiri. Njya ngira confusion kubera abantu bagenda batugisha impaka mu byanditswe byera. Reka mbanze mbereke ko no mu ijuru hari umubiri. 15 bya urwandiko rw'Abakorinto, rwandiko rwa mbere 15 rw'Abakorinto. Kuko tugwiza abantu bajya bagira impaka mu mitima, ugasanga baraburana aho kugira ngo banabaze, ugasanga bagiye kuburana. 15 urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto. Urwa mbere rw'Abikorinto. Ndi gushaka umurongo uhita ubigeraho, ariko reka dusome myinshi nyine ubwo murabyumva. Umurongo wa 40, reka duhere kuri 40. Yego. Apo ni naho nyine, ni nawo murongo nashakaga. Yego. Wo kuri 40:15. Turacyari kuvuga
abantu baze kutwumva mu ntego turimo, Yego. haravuze ngo kandi hari imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo, n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Ibyo nshaka kuvuga ni iki? Nari mvuze ngo ntabwo umwuka abaho hatariho umubiri. Yego. Iri jambo ndisomeye kugira ngo ntagira abantu nshyira mu rujijo bakaza kudutuka bavuga ngo umwuka wera si umubiri. Kugira ngo umwuka akore akeneye umubiri. Yego. Umubiri si igiti. Yego. Noneho n'imyuka mibi nayo kugira ngo ikore ikenera umubiri. Umwuka ari kurwana ashaka umubiri, n'umwuka mubi ashaka umubiri. Bose bari gushaka aho bakorera. Bose bari gushaka aho bakorera. Yego. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo iyo wirukanye dayimoni ngo ukagira gute, ngo haza ngo umubi kuruta. Yego. Ngo haza umurengeje ubushobozi. Baza barutana. Niba yikuba 7, niba wirukana umwe hakagaruka 7. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Imana kugira ngo umwuka wayo akorere muri twe turabyizera. Yego. Turizera, twemera Kristo umwami n'umukiza. Iyo tumwemeye tuba tubyawe na Kristo, tuba tubyawe n'umwuka. Iyo ubyawe n'umwuka uba ubaye ikibyarwa cy'umwuka nyine, kuko wemeza intekerezo. Iyo wemeje intekerezo ni communication y'umwuka, kuko ibitekerezo ntibifatika. Yego. N'ibindi kuvuga ntibifatika. Igihamya cy'imvugo ni inyandiko. Yego. Kugira ngo ufate imvugo urandika. Sibyo? Kugira ngo ufate imvugo urandika. Ubwo umuntu ushaka gufata imvugo wese ubwo yafata urwandiko rurimo amagambo umuntu yavuze. Yego. Ibyo nabyo kugira ngo uhe wa muntu amagambo nabwo wakandika. Mu nyumve si filozofi ngira ngo bagore muri mayindi, ariko abahanga abizera etwe na teoloji bibamo, tuvuga ko inyandiko ni imvugo ituje. Yego. Ntabwo umuntu ayumvisha amatwi, ahubwo umuntu ayumvisha ubwenge. Umuntu ayumvisha ubwenge. Iyo dusoma Bibiliya ntabwo dukwiriye kumvisha amatwi ngo twumvishe ya matwi yumvise batuvuga. Ntidukwiriye no kurebesha aya maso areba gusa. Dukwiriye gusomesha amaso n'ubwenge. None iyo dusomesheje amaso n'ubwenge dushyira umuntu w'imbere. Ibyo bikenewe n'umuntu w'imbere. Inyandiko. Urakoze. Ariko wowe ibi turi kumva uri kuvuga birumvwa n'amatwi, ariko noneho bishyire wa muntu. Urakoze. Bishyire wa muntu w'imbere, kuko ibyo mvuze ntabwo ubibika mu matwi, ubibika mu bwenge. Rero kubyemera biraguhindura iyo ubyemeye. Niyo mpamvu njya mbinginga, mu mbabarire nyine tuvuge dutaragurika, hari abantu banyandikira bakambwira ngo tubere papa mu buryo bw'umwuka. Undi akambwira ngo mbera muyomba. Undi akambwira ngo mbera pari. Mugomba kubanza kumenya aniseti mu buzima bwa buri munsi yitwara ati atari kubwiriza. Kuko ntimukwiriye kubyarwa n'umuntu mwabonye muri angle imwe. Aniseti nshobora kuba ngira weakness utaramenya, mfite uruhande rw'intege nke utazi. Wikunda uwo kuri social media gusa. Harunda aniseti. Ntabwo ndi kwisebya, ndi gushaka kukubwira ngo nawe sinakwemerera ntakuzi. Kuko sinzi ngiye kubyara nde, sinzi ngiye kurera nde. Uzi ukuntu uwo muntu yagusubiza? Yagusubiza ko ubuzima bwawe burahagaragara nk'ubwa Pawulo. Kuko ubuzima bwa Pawulo si urundi buzima yajyaga burabwihisha. Yego. Yarabugiraga. Nkubwira isengesho rya Pawulo atigeze avugira mu ruhame, ajya gusaba gukira ijisho, Imana ikamubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Hanze ubwo byari biturutse ku jisho kugira ngo imubwire ngo ubuntu bwanjye. Ni ijisho yari afite, kuko ajya no mu Bagalatiya yari agiye kwivuza ijisho. Agezeyo yarababwiye ngo murabizi, hari igihamya yaravuze ngo niyo mbasaba gukuramo ijisho ngo murime mwari kubyemera. Ni ukuvuga ko ari ryo yari afitemo ikibazo nyine. Ni ukuvuga ngo rero bene data mukoresha ubwenge butekereza, mwumvishe n'ubwenge butekereza. Ariko mu bwenge butekereza haberamo intambara y'amavamutima n'amarangamutima. Amavamutima niwe wowe, ariko amarangamutima nawe ntiwiyizi, kuko amarangamutima ashingiye ku rukundo rw'iby'umubiri ukunda na kamere. Ariko amavamutima ashingiye mu mibereho iri intano, mu bugingo, mu bwenge no mu miterere y'umuntu. Kuko nubwo umuntu agira amarangamutima, urabizi ko umuntu ashobora kuvuga ikintu gisekeje,
ariko ukaba uri ahantu utari buseke ukabikaruma. yego icyo cyisha amarangamutima wari utewe n'ibyo wumvise cyitwa amavamutima. hari umuntu ushobora kukubabaza ngo urire ukabikaruma nturire, ariko amarangamutima yo yakomeretse. amaze gukomereka amavamutima aganza igikomere. ayo mavamutima niyo agomba kugira, niyo agomba kurenza ubushobozi amarangamutima mugira muri kumva abanisete. impamvu mbivuga ni iyihe? ntabwo ari uko ni burayimi, njyewe ndiyizi. igitangaza hari abantu nigeze mbibwira baraseka, niyo nagera mu bantu benshi harimo n'abakuru b'ibihugu bakambwira nanjye bakanshyira ku murongo bakavuga ngo toranya uwo ushaka, nakongera gutoranya njyewe kuko nyuzwe n'uwo ndi we kandi nejejwe n'umuhamagara Imana yampamagaye. ibyo bituma nezerwa kuko ndakorera kampani ziri mu isi, ngakorera kampani y'ijuru. ijuru kugutoranya biri morani kuruta gutoranwa n'isi. rero we are proud for that, guhinduka umugaragu w'Imana. niyo mpamvu ibyo babwiriye guhamya ko nzi uwo ndi we. hari n'abantu bavuga ngo wowe ngo ufite ubwenge bw'Imana ntubizi, ariko se ubu mutekereza ko mushobora kumenya kuruta uko niyizi? ndabizi ko hari n'ibindi by'ubwenge nanze kubaganiriza ngo ntaba confusing, ariko tugenda tubimanyuraho. ubwo bwenge bw'Imana ikorera muri twe ntabwo buri muri envelope zitabona, buri mu bantu bafite ubwenge n'amavamutima n'amarangamutima bimenya. none se why dukora content zitandukanye n'abandi? nuko tureba ibyo abandi bakoze tugakora ikinyuranye nabyo. ntidushobora rero kuyoberwa ibyo twakoze hawe bifite agaciro. turiyizi kandi si na ngombwa ngo mutwandikire ngo mutubwire ngo mufite ubwenge bw'Imana, ahubwo wowe tubwire ngo ubwo bwenge bw'Imana muri twe bwakunguye iki. izo nizo komenti nkunda. kumbwira ngo ndagukunda urakoze, ushobora kunkundishwa nuko nakoze ku marangamutima yawe cyangwa se nkakubera umugisha, ariko noneho ngaragariza urukundo nkunda wankundishijwe n'ijambo ry'Imana, noneho nawe riha abandi bagukundira icyo wankundiye. iyo niyo nyungu y'urukundo. niyo mpamvu hari n'abantu mu bitwandikira kuri WhatsApp ndagukunda cyane nkakwihorera. muri aho turahari. mpamagara ufite impamvu yo kunganiriza, unyandikira ufite impamvu yatuma ngusubiza. niba umbwiye ngo amahoro urakoze, nawe yagire uyahorane. narabibabwiye ntimukanyifuriza amahoro ahubwo tuyahane, kuko hari abantu batwifuriza amahoro bakayatwiba. duhana amahoro. ayo nyifurije aniseti yahe n'abandi kugira ngo tuyasangire twese. urwo rukundo nkunda urukunde n'abandi, nubwo kuko urukundo ruranira imitego. Imana ibaha umugisha. rero bera b'Imana icyo nshaka kuvuga ni iki: iyo wemeje imitekerereze yawe, Bibiliya ikwita umwizera. kubera iki? nuko iyi mvugo ituje yageze muri mayindi, niyo mvugo amatwi yumvise yafashe ku mutima. niyo mpamvu wumva wabaye interesi, kumva kuguma wumva. ntabwo ari amatwi, ni uko umutima wanyuzwe n'ibyo uri kumva. niba wanyuzwe n'ibyo uri kumva wicamo ikiganiro. nabasaba nk'uko nsanzwe mbibasaba, umuntu udukurikirana niwumva utari busoze ikiganiro jya ureka kucyumva ugitangira. hari n'abantu bandika komenti bakitangira batarumva ikiganiro ngo kirangire, none akanandika komenti atigeze asoza ikiganiro. ejo bundi turi kuvuga gusenga no gukora, hari umuntu warakayandika komenti mbi rwose, aratubwira ati se ubwo ushatse kuvuga ko abajya gusenga mu misozi bitemewe? kandi we acyumvisha uburyo gitangira, ariko uburyo kirangira nyine ntiyigeze yumva ibyo turi kuvuga. nidutinda kuri bene abo bantu tuzahora mu kirere giciriritse kiri hafi cy'imitekerereze y'abantu badasoza n'urugendo rw'intambwe zabo. niyo mpamvu abo tubatambukaho tukagenda, kuko twebwe dufite urugendo we transit, ntabwo twaje gutinda hano. rero icyo nshaka kuvuga ni iki: iyo umaze kwizeza ibyo, Bibiliya iravuga ngo kwizera tuguheshwa no kumva ijambo ry'Imana, sibyo? noneho tukatura. iyo twatuje akanwa tubarwaho gukiranuka, twakizeza umutima tukabarwaho gukizwa. wowe ukimara kwizera ubaye ubuturo bw'umwuka. wa mwuka atuye muri wowe, ariko nubwo atuye muri wowe atuye mu mubiri uri mu isi.
umubiri yego ikirwanya umwuka w'Imana rero urabizi ko ari Satani. yego Kirakubita umubiri kugira ngo umubiri nutakaza ibyiringiro umwuka wowe ukingurira umwuka gukingurira umwuka uwirukana ni ugukora ibihabanye n'iby'umwuka gushakaho. yego niyo mpamvu dushobora guhura n'ibigeragezo bya Satani. Rero intego y'ikiganiro irabaza ngo ishusho y'Imana mu makuba y'umukiranutsi bimariye iki Imana, cyangwa Imana iragaragara he mu gihe umukiranutsi ari kugeragezwa? yego Twifashishe umugabo witwa Yobu. Yobu yarageragejwe. Mana nyagasani, ikigeragezo Yobu atagize ni kimwe, mbona byinshi ariko ni kimwe gikomeye, ni uko umugore atamuciye inyuma. aho ibindi byose byamugezeho. Ibindi byose byamugezeho. Yobu umugore yaramwirukanye mu kiryamo. Burya teoloji ifite ukuntu babidisipurina bakabivuga muri disipurine. Ariko niba umugabo ari kwishimisha urujyo, biravuze ngo ari aho bamena ivu, kuko niryo arunda mu gisebe. Ubwo ari mu mwanda, ntari burarane n'umugore. Ibyo birumvikana. bihita byumvikana ko n'umuntu urwaye ibibembe ntiyemerwaga, ntabwo akwiye kujya mu bandi, arabembye. Arabembye nyine. Arwaye ibisebe. Bibiliya iravuga ngo kuva mu gitwariro kugera mu bworo bw'ikirenge. Mu bworo bw'ikirenge ni hagati na hagati mu kirenge, abatazi icyo kinyarwanda. Gitwariro naha kugera mu kirenge. Yobu yarabembye. Umugore araza aramubwira ngo tuka Imana maze wipfire. Aramurimbuye, arashaka apfe anarimbutse. Icya kabiri, ntamukeneye kumubona ameze atyo, ashaka kumubona ari umurambo. Murumva ikigeragezo Yobu arimo. Ariko Imana ibifitemo iyihe nyungu? Inyungu y'Imana ni icyo yari yabwiye Satani. Yari yamubwiye ngo ndamuguhaye n'ibyo byose, ariko ubugingo bwe don't touch, ntibukorweho, ntukore ku bugingo bwe. Inyungu y'Imana cyangwa ishusho y'Imana kuri Yobu ni iki? Dore igitangaje, Yobu yahamagaye Imana, ibibembe biza, Imana iramureka. Yobu apfusha abana, Imana yaramwihoreye. Yobu abure amashyo y'ingamiye, abura amafarasi, imirima ishya, ibigega inzu zisenyuka, inkuta zihirima, Imana yaramuretse. Ariko avuze ngo ngwino tuburane, izanwa no kumubwira ko ikiranuka. Yaraje, ntiyazanwe no kumukiza mu makuba, kandi mu makuba yaratabaje. Imana yaraje. Imana yacu iri seriye. Tuvugane n'umuntu uri mu makuba, wayihamagaye akayibura, ntiyitabe. Imana nubona uri mu makuba wishaka abahanuzi baguhanurira how about, no, bazakubeshya. Kuko abahanuzi b'iyi minsi ntibabura icyo bavuga. Bameze nk'abaganga. Burya muganga niyo yabura indwara ntabura umuti. N'abahanuzi niko bigize. Muganga niyo abuze indwara aguha utunini utahana kandi indwara atayibonye. N'umuhanuzi nawe ntiyabura ibyo aguha. N'umuhanuzi ntabura ibyo akubeshye. Ibyo akubeshye, ikibazo umuganga we bigutera kwizera n'igihe ya miti uyinywa ugakira. Ariko umuhanuzi aba ateye umutima wawe kuremba. Ko Salomo yarabyanditse aravuga ngo ubwiringiro burerezwe butera umutima kurwara. Rero niba uri mu makuba, warabuze Imana kandi uzi ko uri umukiranutsi wizera, wishaka abahanuzi, shaka abanyamasengesho, shaka abagusengera utagendereye ijwi ry'Imana, ahubwo ugendereye abagufasha gusabana nayo. Amen. Rero Yobu nawe ntiyatumiye abanyamasengesho, yatumiye abahanuzi bagusha Yobu mu makuba ya Yobu. Yes, yatumiye Elifazi, Zofari na Biludadi. Nawe ari bane basenga iminsi 7. Nimusoma, Elifazi yabyutse atuka Yobu ku munsi wa 7. Basoje iminsi 7, yaramubwiye ngo wa mupfapfa we, ibyaha byawe nibyo bitumye Imana iceceka ntivuganye natwe. None se kumubwira ayo magambo nuko yarabuze igisubizo ku Mana uwo muhanuzi. Nyine barasenze Imana ntiyabihorera, kandi isanzwe ivugana nabo. Barangije baravuga ngo Imana ntiyaceceka utarakoze ibyaha. Kugeza ubwo Elifazi yamubwiye ngo nta hantu hamera urufunzo hatarigeze amazi. Yo baravuga ngo ndakiranutse. Iramubwira ngo wowe
Elifazi aravuga ngo n'abamarayika Imana babonamwo amafuti. Hari abantu bazi ngo iri ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari ryo. Ni ijambo rya Elifazi wacogoye uri gutuka Imana nayo. Noneho iyo uhamagaye abahanuzi ku munsi wo kugeragezwa uri mu makuba, Imana ishaka kugaragaza ishusho yayo, barakubeshya. Umwuka wa Satani ubahangaho. Iyo udahanzweho n'umwuka wa Satani babura kwihangana bakakugusha. Ariko iyo ufashe abanyamasengesho mukinginga Imana, usengera muri dimasiyo ya Eliya ivuga ngo Imana ntivuze ariko ikeneye icyubahiro cyayo. Haleluya! Yaravuze ngo ntuvuze kuri Ahabu ariko ukeneye icyubahiro. Reka nkore icyo wagakoze nubwo utambiye. Imana ikeneye abahamya bo gukiranuka kw'Imana mu gihe cy'amakuba yawe. Niyo Imana yabitavuze, ibyo yavuze ntibigutere gukomera. Niba unatentebutse, ndagira ngo nkwibutse ko gucogora kwawe mu makuba siko kuyatsinda, ariko kwihangana mu makuba ni ukunesha. Ndacyagaruka kuri Yobu. Bamaze ku Yobu yarageragejwe, arangije avuga ijambo rikomeye. Yaravuze ngo ndagushakira imbere sinkubone. Imbere ni mu byo uzakora. Inzu yarasenyutse, ntabona ko azongera kubaka. Abana barapfuye, ntabona ko azongera kubyara. Nawe reba imbere hawe uko hameze. Fiance yaragiye, imbere ntabwo ndi kukubona. Nta gacu ko gukora. Nta perimugira, nta certificate, nta diplome, nta karima k'igikoni, nta gishoro. Inzu ni iy'abandi, uri muri piyave, uri mu gihugu utavukamo, nta nationalite, visa yaragushiranye. Hari abantu batari kureba imbere ngo babone Imana. Uwo muntu wamurenganya ko mu by'ukuri hari umuntu utareba imbere ngo ayibone. Nyumva mwebe da, iyo baravuga ngo nagushakiye imbere ndakubura. Adonayi we, imbere yawe hari igihe uyishaka ukayibura, waba uryamye ukabona ikidahari mu burwayi bwawe ni koma. Ariko ahandi uri pararize, tugenda imbere ukayishaka ukayibura, ukabura ibyiringiro by'ibizaza, ugafata imbere nk'ahapfuye. Iyo baravuga ngo imbere narakubuze. Ibyo bintu si rusange ku bantu bari mu isi, ni byinshi nanjye byambayeho. Urakoze. Arongera ngo nagushakiye n'iburyo. Iburyo ni mu gukiranuka kw'Imana, no mu gukiranuka arayibura. Aravuga ati niyo mpamvu yavuze ngo uze tuburane. Yari azi ko ari buyitsinde, yari azi ko yamwigirijeho nkana. Aravuga ngo uzaze kuko njyewe ndakiranutse, ariko wambereye umugome. Nicyo cyatumye Yoba avuga ngo havumwe umunsi navutseho. Inda mama yantwise irutwa n'iyavuyemo, kuko mbabaye. Avuga amagambo menshi sinyatindaho, kuko Yobu yavuze amagambo sinyatindaho. Ntitujye dukunda no kuyakoresha cyane, ariko abantu rimwe nzabasohora iki gitabo cya Yobu mbabwire n'amateka yacyo, kuko Yobu yabayeho. Basobanure n'imvugo zizimishe ziri mu gitabo cya Yobu. Yobu yabayeho, ni umugabo wavukaga muri Turikiya, ni muri histoire bayitaga Asiriya, Bibiliya ikayita Ashuri, uyu munsi ni Turikiya, ni Taki. Yobu aravuga ngo n'iburyo sinkubona. Uzi ko hari igihe ukiranuka ukirinda ibyaha, ugahiga imihigo, ukanayihigura ibyo wahigiye bitarasohora, ugatanga icya 10 n'amaturo, ugafasha imfubyi n'abapfakazi, ariko ibyo ushaka ku Mana ntibibe. Muri ibyo bihe kariho umuntu agaragara yiciriye inzira rero, kuko ategereje imvugo y'Imana, ariko kubera ko ari mu makuba. None se wagize ngo akabona bitakibaye. Ntabwo ari wowe uyiciye, ngira ngo abikoreshwa n'ubwenge. Ahubwo gushyira inzira nyinshi imbere, ukazinyuramo uhunga umugambi w'Imana muri uko kugeragezwa. Ntabwo ari wowe. Umuntu wese wirwanaho hano, ntugire ngo ni ubwenge bwawe bubona ko kayira. Reka da, none se kuki udaciye inzira ishyika nyirizina mu ntego yawe? Kuki iyo wiciriye iyo nzira bigusaba n'ubundi usanga ugeze ahantu hari rock, sinzi uburyo ndi bukoreshe mu Kinyarwanda, usanga wifunze uguye ahantu hameze nka gereza. Kuko iteka ryose iyo wiciriye inzira ngo ushaka nabi. Iyo wiciriye inzira ngo ucuruze uhomberaho. Iyo wiciriye inzira ngo wige, ushobora gusoza ntubona akazi, kuko ikintu cyose ukoze kitari mu Imana kirangira nabi. Noneho iyo baravuga ngo aho naho ndakubuze, aravuga ngo n'ibumoso ntuhari. Ibumoso ni mu ruhande rw'umuntu, sibyo? Urebeye no mu bwenge bw'umuntu, Imana ntiboneka. Nsubije amaso n'inyuma,
naho si nkubonye. Mu ruhande rw'umuntu se tuhatindeho, mu ruhande rw'umuntu naho tuhatindeho. Hahandi ibumoso abantu bose bakubwira Imana nta n'umwe uhari. Ibumoso mu buryo bw'ubumana ni igihe ubona abantu bagukomeza muri rwa ruhande rw'intege nkeya zawe, kuko Imana iboneka mu buryo mu ruhande rw'iburyo. Niyo mpamvu yabwiye Kuro ngo uwo mfashe ukuboko kw'iburyo, ubwo ihagaze mu ruhande rw'iburyo bwawe, niyo mpamvu ariko yafashe. Noneho ibumoso ni igihe muyomba, papa, anko, anti, bosi, tantine bose bahagarara bakagufasha, n'inshuti zikaza. Ariko ibumoso yarazibuze kuko Elifazi n'abagore n'umugore we ntibari bahari, n'urubyaro ntibari bahari. Aho naho sindi kukubona. Aravuga ngo n'inyuma. Inyuma Dawidi yaravuze ngo mwabindimo byose mwe mumfashe dushimira Imana. Inyuma mu buryo bw'abashoferi harebwa mu buryo bubiri, netre anariere, netariere, hakaza na etroviseur. Rero etroviseur ni ukugira ngo utabangamira abari inyuma yawe. Netariere ni ukugira ngo urebe imbere y'ikinyabiziga n'inyuma hafi y'ikinyabiziga. Rero Yobu yaravuze ngo nsubije amaso inyuma sinkubona. Inyuma ni mu by'Imana yakoze, naho twanyuranye n'Imana. Kwa Yobu rero byose yari yarabisenye. Uyu muntu uri mu makuba niwo turi kuvugaho, ariko ishusho y'Imana ikagaragara muri byo. Uyu muntu wageze muri aya makuba, Imana ishaka ko aba muri ayo makuba, hari izindi nzira yaca bigakunda. Inde uwo muntu uri mu makuba niho tugeze. Bibiliya yaravuze ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe. Niba ashaka kugenda ari muri aya makuba, umusaruro ni ukunanirwa, azagenda aruhe. Uyu muntu yananirwa, yego, ariko ngo abategereza Uwiteka. Yego. Haleluya, amen, haleluya. Nyine nugenda uriyobora, uri mu makuba, amakuba yawe azagenda kuvuna. Yes, azakuvuna. Ariko nutegereza Imana, uzi option method, uzi indi nzira, ubundi buryo Yobu yafashe. Yaravuze ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo. Mu yandi magambo, ikintu gituma nkubona nta kibuze. Ngewe nimvaho nari nsanzwe mpurira nawe, uzaza kuhanshakira umburi, ariko nimpaguma igihe uzazira uzahasanga. Niyo mpamvu gukiranuka kwanjye ndi bugukomeze, ndakomeza nkiranuke kuko niho dusanzwe duhura. Haleluya. Niniye inzira uzasanga naragiye, ariko ninkomeza gukiranuka, wowe unyura mu gukiranuka ukaza, nubwo njye nakunyuzemo sinkugereho, ariko uzakunyuramo hansanga. Icya kabiri, sinzikuraho kuba inyangamugayo. Ewe data we, Imana iguha imbaraga zikomeza umutima wawe ugakiranuka no ku munsi mubi. Bene data, yego biragoye, ariko Pawulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Umva icyo nshaka kukubwira. Umuririmbyi yaravuze ngo naho haza ibyago byinshi, Yesu ni umukiza wanjye. Dawidi arandika aravuga ngo ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Iyo Shadraka, Meshake na Abedenego bahunga umuriro bakiruka, bari kuraswa bagapfa badahamije Imana. Iyo baramya bari gukira, ariko bagakiranirwa. Ariko banze gukiranirwa, banga guhunga, bahitamo guhamya. Mu makuba yawe hamya, Imana iragaragara. Kiranuka, komeza ukizwe, wihungira ibibazo mu cyaha, aho niho upfira. Ahubwo hungira icyaha mu kibazo, niho Imana ikorera. Ibibazo bitari mu ibyaha ni muri ofisi y'Imana, ariko ibyaha biri mu bibazo ni mu rupfu rukorera. Isano Yobu yari afitanye n'Imana ni ubwere, ni ugukiranuka gusa. Yaravuze akimara guhamya ibyo, nibwo yayitumiye Imana iritaba. Igihe cyo kugerageza kwa Yobu kishize, iritaba ije aravuga ngo bari barakumbwiye. Iyo ni ya shusho y'Imana rero. Imana igambiriye iki muri ibibazo byose bya Yobu? Ishaka kugaragaza imbaraga z'agakiza ku mukiranutsi kuruta imbaraga z'umutungo ku mukiranutsi. Ntabwo nzi ko munyumvisha. Ntabwo Imana ishaka ko dutsindisha imbaraga z'amashuri.
mu buryo bwo gukiranuka. Ntishaka ko dutsindisha ko tudakodesha mu buryo bwo gukiranuka. Ntishaka ko niyo mpamvu ushobora gutinda mu bukode kandi amazu ari ayayo. Ntishaka ko dutsindisha imodokari mu buryo bwo gukiranuka kandi Imana irazifite. Ntishaka ko dutsindisha amafaranga mu buryo bwo gukiranuka kandi Imana irayagira. Biri no mu byo yadusezeranyije. Irashaka ko dutsindisha agakiza mu buryo bwo gukiranuka. Noneho niba ku buryo bw'agakiza ni igisobanuro cyiza kivuze ngo kwihangana kunesha k'umukiranutsi ntibifite urufatiro ku bigaragara, bifite urufatiro ku mubano wanjye nawe gusa. Abuze ibintu yagumana, adafite viza yagumana Kristo, mariage ipfuye yagumana Kristo, atabyaye yagumana Kristo, umugabo amwanze yakomeza agakizwa, umugore agiye yakomeza agakizwa. Nyine Yobu yaravuze ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo, gukiranuka kwanjye ndabikomeje. Abwira umugore ngo ntibikabe ko natuka Imana, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzarinda nsubira mu nda y'isi. Ntacyo njyanye. Dusoreze ku mugabo witwa Yosefu. Yosefu Imana yashimye kose akora ikiriyo kandi Yosefu ahari. Imana ntiyababazwa nuko Yakobo wahinduriwe izina akitwa Isiraheli ntiyababazwa n'amarira ari kurira kubera Yosefu. Yakoresheje ijambo niba yaravuze ngo imvi zanjye nzazimanukana ikuzimu, niko yavuze. Ni Yakobo yavuze iryo jambo, kandi byari bitewe nuko abuze umuhungu we Yosefu agifite uwo mubabaro. Imana ntiyikanga. Yakobo ni Isiraheli, ni umuntu Imana yahinduriye izina, ni umuntu wakiranye na marayika wowe urinde. Imana yashimye ko Yakobo akora ikiriyo kiribagirana Yosefu ahari. Kubera iki? Iri gutegura isoko. Kandi ubwo ntiyarinze apfa bazakirira. Oya, Yosefu ntabwo, nani Yakobo ntabwo yarinze apfa. Nuzi ko Yosefu yarengeye bene Yakobo? Yego, bari bahari na se yaragihari icyo gihe. Ntabwo nibutse neza ariko igihari. Yego, nshuti y'umusaraba, ikiriyo kiri kwa Yakobo. Yego, ntigisobanuye ko Yosefu yapfuye. Ikanzu bene se wa Yosefu bagaragaje n'intama bishe bagashyiraho amaraso, ntibisobanuye ko Yosefu yambuye umwambaro. Nagira ngo mubwire ko hari abantu bagaragaje ibimenyetso by'ikanzu yawe kandi uriho. Bagaragaza amaraso y'intama kandi uriho. Hari abantu bajyanye ifoto kandi isura yawe ihari, batwara imyenda kandi ugihari, batwara ibihamya by'uko upfuye ukiriho, nabo barabizi ko nta mva yawe ihari. Nubwo bakwishe bazi ko ari uruhagaze, turashyingurwa, turagera mu gitaka, serikali yawe ntiyigeze igurwa, ntayo bigeze bagufungiranamo, kibayikoreye ngo bayigezeyo. Ndagira ngo mubwire ngo kugeragezwa kwawe ntibisobanuye gupfa, uracyariho, komera. Hamya Imana igambiriye kugaragaza Yosefu w'umutware. Amen. Igambiriye kugaragaza Yosefu abantu bikubita imbere. Amen. Yosefu w'umucunguzi. Yosefu ari muri gereza, iwabo bazi ko ari mu mvu. Hari gereza ufungiraniyemo, abantu bawe tutakikwibuka, tuzi ngo warapfuye. Uzi ko umuntu ageragezwa inshuti ze zikamwibagirwa, ukagera mu makuba twakagufashijemo tutakibuka kubaho. Hari abantu bakwibagirwa bakagufata nk'uwapfuye kandi uhari, ukadepoza documents zawe zigafatwa nkaho nta muntu wigeze udepoza kandi bashaka umukozi. Yosefu ajya muri gereza arafungiranwa. Marise yamenyekanye afungurwa yimye ingoma. Imana ishimwe. Umugambi w'Imana udapfa. Ibigeragezo urimo birimo intego y'Imana. Icyo usabwa ni ugukiranuka, ni iryo sano ryawe n'Imana ikubika mu makuba igukijije andi makuba. Soreze kuri aka kantu munyemerere. Umuhanga wo kwihisha iyo ari mu ntambara wihisha mu matware yabo mu Rwanda. Iyo wihisha mu matware yabo mu Rwanda bagushakira inyuma kandi uri mu bikingi byabo. Nibwo buryo Imana igihishamo abantu bageragezwa, iguhisha mu maboko y'abakugerageza. Imana yafashe Mose
arererwa mu biganza byo kwa Farawo, kandi Imana yaramutumye gukura ubwoko bw'Imana kwa Farawo. Ndagira ngo nkubwire ko Imana ituhisha mu isi, iduhisha isi. Imana iduhisha rubanda, itubitse ku karubanda. Imana iturinda akanwa k'abagome, amazina yacu ari mu kanwa kabo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo bazaterana, ariko si njyewe uzaba ubateranyije. Nshuti z'umusaraba, nimukomere no kugera ku munsi mubi. Umwana w'umuhindekazi yarahamije, niwe waririmbye indirimbo ebyiri, 125 n'iya 15, yaravuze ngo amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso. Uretse wowe wahinduka, ariko amasezerano y'Imana ntarahinduka. Imana izabikora, komera. Amen. Reka tugere ku musozi w'iki kiganiro. Ni byiza kugumya kuganira iby'Imana, biraryoshye, ariko reka mvugane na mwene data uri mu makuba. Reka mvuge ngo ayo makuba urimo uyu munsi ntabwo Imana yagutereranye. Rimwe na rimwe mu bihe by'amakuba cyangwa mu bihe by'intambara nk'izo ngizo urimo, Imana ikunda kugaragara nk'iyihishe, itaboneka. Ariko reka nkubwire ngo nigaruka amakuba yawe amaze kwibagirana, Imana izagukubira. Twagiye tubibona kwa Yobu, kuri Yosefu, nubwo yari ari mu makuba kugira nubwo ajya mu nzu y'imbohe, ariko n'ubundi yagarutse ari umwana. Imana ishimwe. Reka rwose bene data, ibintu by'Imana ni byiza kandi biraryoshye. Niba hari ubutumwa bageneye bene data turi kumwe muri iki kiganiro, reka tubasabe mu bagezeho, hanyuma tuze gufata akanya dusenge. Imana niyo yonyine ibasha guhindura amateka y'umuntu, nibasha guhindurira umuntu izina, umunyamibabaro ikamwuzuza ibitwenge. Amarira ya Hana niyo yavuyemo Samweli, amarira ya Sara yavuyemo Isaka. Humura. Amen. Umuririmbyi yaravuze ngo umukene avuge ngo ndatunze, ingumba ivuge ngo ndabyaye, kandi impumyi ivuge ngo ndareba. Amen. Uyu mwanya aganira n'amakuba yawe. Yobu yaraje aganira nayo, arayabwira ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Ahamiriza abamucogozaga, aravuga ngo amaso yanjye azamureba. Aravuga ngo ntabwo ari ayundi. Yandika guhamya kw'Imana muri 42, yaravuze ngo nzi yuko ushobora byose, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Nta cyarogoye imigambi y'Imana kiretse wowe utemeye kuguma mu mugambi w'Imana. Nshuti z'umusaraba, nibyo warageragejwe, warababaye, urihangana, urasuzugurwa, uranatukwa, baguhinduye nk'umusazi ku musozi w'igitaramo, barongera kukurega iki, ngo ngiye kuza ngahita mbaka ijambo. Ayiwe, ako tuye Imana imuhumugisha, kuko Imana nyir'ijuru n'isi arivuganye nawe nonaha. Amen. Amen. Niyo ivuganye nawe muri twebwe. Amen. Komera, Kristo ari hamwe nawe. Mana turagushimiye. Uri Imana umukiza, umutabazi wo mu makuba, uri bendera ryo kunesha kwacu. Izina ryawe ni iryera, ubuntu bwawe ni bugari kuri twe. Mu bibazo, mu makuba, mu bigeragezo twari turimo, harimo impamvu yawe. Iyo kugeragezwa k'umuntu kudaturutse ku ngaruka y'ibyo yakoze, ntiguturuke ku byaha, kuba kurimo umugambi w'Imana. Niyo Satani yatugerageza, ntiyatugerageza ngo Imana itureke. Hari icyo ugambiriye. Nawe ntiwatwigisha udashaka ngo tumenye. Hari icyo ugambiriye. Ibyo rero duha imbaraga zibitegereza kugera ku munsi tutakikoreye amaboko, ahubwo tuzayaramburiraho tukavuga ngo uri Imana yera. Elifazi, Zofari na Biludadi batutse Yobu, warababwiye ngo nimwikorere mugende mumusabe imbabazi, ubaca ikiru. Abana yapfushije yarongeye arababyara, aho imbere atarebaga waraharemye. Habaho. Izina ryawe nirihimbazwe none n'iteka ryose ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha. Ijwi ry'umukanguzi.